Yes, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza abakunzi ba Nino TV. Yari iminsi ngewe ntabwo mwari mwumperutse bitewe n'impamvu zitanturutseho kuri Nino TV kabisa. Hari hashize agahe, navuga iminsi igera muri 4-5 hagati aho ngaho, aho mutambonaga bitewe n'ikibazo n'ubundi mu by'ukuri cya tekinike, niyo mpamvu ntabonekaga. Nagarutse kugeza amagingo aya ngaya mbazaniye n'iya makuru. Mu by'ukuri abari baratubuze twongeye twagarutse kabisa. Tunabifurize rero kugubwa neza uyu munsi. Byumvikane ko turi tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nk'ibisanzwe. Ni wa mwanya tubabwira uko situation iba ihagaze mu bice biba bigiye bitandukanye. Dore ko tutari hamwe rero, ariko icyo mbazaniye ni iki? Mwana ndake mwarabanye, mwana ndake yarahatubereye, mwana ndake yababwiraga uko situation zari zimeze ndetse n'amakuru abagiye atandukanye abari kubera kuri tele. Ngewe rero macacare nanjye maze kuba ngaruka neza cyane, ngarukanya amakuru cyane. Ntabwo ndibuze kujya Masisi, ntabwo ndibuze kujya handi, ngiye kugaruka aho bita muri Minembwe cyangwa se muri Sud Kivu. Ubwo iyo tuvuze Minembwe surtout tuba tuvuga aho plateau bakunze kwita chaîne de montagne de Mitumba nkuko bamwe babyita. Tuba tuvuga ama territoire ageze Muranga, ariko muze kunyihanganira ishusho, muraza kumbwira ko ishusho rimeze niba ritameze neza, turebe uburyo dushobora kuza guhinduramo. Dushobora guhindura. Urabona ko ibyo twakoreshaga atari byo turi gukoresha ubu ngubu bitewe n'ikibazo twagize, ariko twizere ko kiri bugende gikemuka. Rero turaza kugaruka muri territoire ya Fizi. Buriya nuvuga ngo ziri aho plateau zihuriye kuri bavuga ko ho plateau de Fizi, Mwenga na Uvira. Nuko nguko bivugika. Nukuvuga ngo ni province ya Sud Kivu mu majyepfo mu by'ukuri ashyira n'ubundi amajyepfo yayo, ariko arimo territoire eshatu. Noneho iyo misozi miremire niho ihuriye. Imisozi miremire ihuriye kuri ziriya territoire zose. Niyo mpamvu rero magingo yanga y'amakuru dufite, tugiye kubabwira byakomezaga kugenda bivugwa. Ifatwa rya Minembwe bihagaze bite? Ese koko nukuri bifite aho bihuriye n'ukuri cyangwa se sibyo? Ibyo ngibyo murasabwa kugira ngo mumenye uko bimeze. Minembwe magingo yanga yari kubiramo imirwano idasanzwe. Urasabwa kuza kumenya ese iyi mirwano biraterwa n'iki. Turagaruka muri axe ya Gakenke, turebe axe ya Bidegu, turebe na axe ya Karinge, turebe ibice biri strategique bivugwa ko FARDC yabyigaruriye ndetse bikabatera guhita bigamba yuko Minembwe bayifashe. Gusa icyo twababwira cyo hatagize igikorwa, pourquoi pas Minembwe itafatwa. Turabigarukaho tubirebere hamwe. Turaza kuba tugerebera hamwe mu by'ukuri icyerekezo rero, icyerekezo cya Uvira, werekera Uvira ariko wanyuze mu Ndondo. Aho naho haravugwa imirwano ndetse yasize M23 yigaruriye Mitamba na Muramvya ndetse bakagera Kirungwa. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe. Ni nako kandi turi buze kumanuka gatoya dujye hagati y'Indondo na Rurambo, naho harandi makuru hava. Aya makuru yo niki bimeze bite? Hanyuma tuze kwerekeza Ibeni, aho bivugwa ko ubwoba bwabaye bwose yuko M23 bitewe n'uburakari ishobora kuza kwagura nkuko bari babitangaje, bakagura ibirindiro byabo. Ahanini nawo habiri tujye gukomozaho, turebe uko bimeze. Rero nta kindi, nyamuneka nuko nkandira like. Ibyo mbasaba cyane, munkandire like cyane kugira ngo n'ubundi biganiro n'ubundi bijye bigera ku bantu benshi. Apare like, ushobora kunkandira subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Nino, kuko buriya naha tubabwira amakuru uko mu by'ukuri biba bimeze neza cyane imbere ku rugamba. Izo mwanya rero hanyuma tubive imuzi n'imuzingo, ubundi amakuru tuyagutotorere kamwe ku kandi
kamwe ku kandi, ayo wari umaze iminsi wumva utarigeze wirasira yuko ibyo urimo urabwirwa ari ukuri, ndabikuzaniye byose rero mbikuvire imuzi n'imuzi. So ngayo nguko rero munyemerere aya makuru tuyagendemo gake gake kugira ngo yenda byibuze turaza gukoresha igihe kitari cyinshi, ni minota mike kugira ngo namwe tuze gusangira ijambo cyane cyane muri komenti, muze gutwandikira uko ishusho murimo muraribona. Sinzi ndabona bitandukanye, cyane cyane byanga bikunze bigomba gutandukana nuko byari bimeze. Amavideo yarasanzwe abageraho byanga bikunze bigomba gusa nkaho bitandukanye. Gusa munyemerere ngaruke kuri axe ya Minembwe aba ariyo twanzikiraho cyane cyane. Amakuru yacu ntihari buze kwibanda, amakuru yacu ataha nibwo turi bugende dukubita hirya no hino tureba ukuntu situation imeze. Amakuru dufite ava mu Minembwe aratubwira ko hatagize igikorwa mw'abantu mwe tujye tubategura Minembwe ishobora gufatwa. Hatagize igikorwa Minembwe ishobora gufatwa kubera iyihe mpamvu? Kubera impamvu zigeze igitandukanye. Hariho impamvu cyambere, imiterere ya Minembwe ndetse na effectif yahoherejwe, ingabo, ubwinshi bw'ingabo bwahoherejwe bw'ubwabwo biragaragaza imbaraga leta ya Kinshasa yashyize mu gushaka kwigarurira Minembwe ndetse no kumaraho abaturage bahaturiye. Icyo ni kimwe. Impamvu ya kabiri turi buze kubabwira nuko Minembwe yamaze gushyirwa mu nyuguti, iri mu nyuguti kandi yarazungurutswe mu buryo bwose bushoboka. Ariko nivuga Minembwe centre ntugatekereze ko hatari ibindi bice byo MRDP twirwanaho isanzwe ibamo ndetse narwaniramo kugeza amagingo aya ngaya, ndetse yabagamo mbere yuko yinjira muri Minembwe centre. Ko muzi ko Minembwe centre yapfuye tariki nako Makanika, Leti General Makanika wari uyoboye urugamba rwa hariya, yapfuye Minembwe centre itarigarurirwa. Kigiki nkeka ko mukizi. Hanyuma Minembwe nibwo yahise ifatwa akimara gupfa nk'ejo. None yandirimba igihe bivuga ngo mu gitondo cya kare bahise binjira muri Minembwe bayikuramo ndetse barana advance. Bigaragaza ko iyi Minembwe na mbere yuko MRDP twirwaneho iyigeramo hari aho yabaga kandi yagenzuraga mu buryo bwuzuye. Ikindi nshaka kubabwira nuko ubu ngubu hari nk'urugamba rutoroshye ruri muri axe mu cyerekezo uvuye Ndondo hafi za Mitamba na za Muramvya, kandi akaba ari mu cyerekezo cya Kirungwa uba winjira mu mujyi wa Uvira. Donc nubona hari abagiye bababwira amakuru kuko twebwe ntabwo twari duhari, bakababwira bati Uvira iri mu mboni za M23 MRDP twirwaneho, ntugire ngo ni ibikabyo bari bakoresheje, nuko ari cyo cyerekezo. Nibyo kabisa, nibyo nukuri, kubera ko nk'imirwano yabaye ku munsi w'ejo yashize cyangwa se yahagaraye agace ka muri mu cyerekezo cya Mitamba ifashwe, Muramvya ifashwe, na force za FARDC zari ku musozi wa Kirungwa zitangiye kumanuka zerekera Uvira. Byari byanateje panike iri general, byari byanateje ubwoba budasanzwe ku bayobozi b'abayobozi ba Wazalendo, b'abayobozi ba FARDC bari mu mujyi wa Uvira, aho bavugaga bati dushaka gufata Minembwe, ariko nidufata Minembwe nabo barafata Uvira. Kandi byaga bikunze bishobora kuba. Icyo cyo ni ikintu mu bwego gishobora gukunda. Abandi bavuze bati Minembwe turayinjira bitewe na effectif n'ibiryo bw'imiterere yayo, abandi nabo bakinjira Uvira. Sinzi neza ko Trump yakongera kuvuga guhagara hariya ngo avuga ati M23 muve muri Uvira, abandi nabo bagume muri Minembwe. Icyo kintu ntekereza ko kidashobora gukunda. Akaba ari nayo mpamvu turi buze kugaruka ku makuru yavuzwe no bita Rodriguez Katuva avuga ati M23 muyitegereze muri iyi minsi mike, mugiye kubona ibindi bice bigiye gufatwa kandi bizabatungura, kandi noneho bazaba bafite noneho impamvu nyamukuru. Nubwo kabone nubwo ubundi mo ndabahereza ndimo ndaganira namwe, amakuru ahari nuko bongeye guhamagazwa mu biganiro mu Busuwisi. Nanone batumijweho benda kwerekezayo, kabone nubwo bashobora gutumizwayo, bashobora biriya biganiro n'ibyo bibaho, ariko intambara zigakomeza. Icyo cy'abantu mujye mukimenya, ibiganiro biri kuba
n'ubundi Uvira yafashwe ibiganiro byari biri mu kuba. Icyo ngicyo cyo abantu ntibajye bakibazaho byinshi. So situation ihari rero ni iyihe? Nuko ibice bigiye bitandukanye isaha iyo ari yo yose mu Minembwe ibintu bishobora kutaba byiza cyangwa se akaba byiza. Ubu sinje kukubwira ngo Minembwe byo kabisa habayeho kuyidefanda ku rwego ku kiguzi cyose gishoboka, ariko urebye imbaraga zahashyizwe aho murwana mufite drone zigeze kuri 10 mu kirere nazo zibarasa, izo mbaraga ahubwo barabahungu wa mugani barwana na marayika, barwana abamarayika babari hejuru. Icyo cyo niko kimeze, kuko nubu dushobora kuba turi kubaha aya makuru ariko indege iri kubombarda. Muribuka bamara gufata Mikenke ndetse bagakuramo Rwitsankuku, Biraro mbiri bagafatana Rwitsankuku. Icyo gihe nari ntaragira ibibazo nagize, ibibazo bya tekinike, nari ndi kubabwira umunota ku wundi ukuntu byari biri kugenda. So nanjye bisa nk'ibya ibibazo byaje kuba biba ibibazo byanjye biri tekinike biba Minembwe nayo icanyweho umuriro. Donc kuva Mikenke kwinjira mu bice bigiye bitandukanye ngiye kuza nkakubwira. Ubu tuvugana FARDC niyo ikontorora Gakenke. Ikimubwira ucyumve niko bimeze. Kujya ntabwo nzaza ngo bakubite za nkuru ziryohereye z'igikoma zirimo isukari. Ibiba bihari nibyo ngomba kukubwira ukabyakira. Ku rugamba niko biba. Zaba ari inkuru z'imibirizi, zaba ari inkuru z'umuravumba, ndayikuzanira nkayikubwira, ariko nkayikubwira nguteguza cyangwa se guteguje kugira ngo ibintu byo kuvuga ngo gucika intege, ibintu byo kuvuga ngo ibyahe n'ibyahe ni ku rugamba rugenda. Utararurwanye abyumva nguko akagira ngo wenda baba baterana amabuye cyangwa se amajeri. Ntabwo biba byoroshye mugabo. Dukurike kandi abatarama benshi, abakozi ba Nilo TV benshi ni abatarama basobanukiye cyitwa urugamba urwariro. Niko bigenda. So Gakenke irakontororwa na FARDC ndetse imirwano precisement aho MDB twirwanaho iri kurwanira nabo ngo batadivansinga naho bita kwa chef Rutaganda ku musozi wa Sinai, kandi uyu musozi mu buryo bwuzuye urakontororwa na FARDC. Aho niho ikibazo kiri, kayo mpamvu natangiye mvuga ni hatagize igikorwa ni ibintu ntabwo byaza kuba byiza. Sinca mugongo nuko bimeze mw'abantu mwe munyihanganire, mba ngomba kuza nkayakubwira utyo, no kuza nkubwira ngo ngo ntabahari, ngo barabakubise, ngo barabarengeje, ngo babagejeje aha, hanyuma mu kanya ukumva ngo ahantu ngo habaye tombe. Gusa wazamfata nk'umuntu uvugisha ukuri? Wapi, mba ngomba kukubwiza ukuri. Amakuru akavuga ko apara hara kwa chef Rutaganda ku musozi wa Sinai, ahangaha hakomeje guteza ibibazo. Uyu musozi wa Sinai ukomeje guteza ibibazo ku ihuriro rya MRDP twirwaneho. Cyumvikane neza. Twasubira inyuma tukerekeza Bidego, kuko tuno duce twose tukunze gutererwa rimwe au même moment. Bidego nayo mwirango rya Ruhinamavi. Ubwo irango ni waba ari nk'umubande cyangwa se hasi ya Ruhinamavi. Iyi Ruhinamavi iri strategique ku rwego rukomeye cyane, kuko kuyikontorora ukayikontorora FARDC una exercer pression ku Minembwe mu buryo bwa nyabo. Iyi Ruhinamavi rero ni ikomeje guhinahina FARDC. MRDP twirwaneho nabo bati ntabwo biri bukunde yuko ahantu uharenga, ati cyo nta birimo, ati cyo nta birimo kabisa. Ariko reba effectif, reba igikoresho, reba drone mu kirere, reba buri kimwe, reba kamwe ku kandi. Ntawuze umbwire ngo situation imeze ite. Tabusya ngo bwita ubumera. Konya numva babivuga mu Kinyarwanda. Shobora kugira ngo ni ibintu ngo biri aho utyo, ariko abana hariya barakora akazi ku rwego rukomeye.
abahibu barakugendeye Sinayi Ruhina Amavi bavuga bataha ntituharenga. Niyo mpamvu ubona rimwe rimwe bajya gufotora kubona bari gufotora bakazuminga kubona bakuruye Minembwe neza neza bakanavuga ngo Minembwe tuyirimo, ariko c'est pas ça. Baragiye bagufatira video bya kera, fatira video bya mbere bagikontorora Minembwe, baraza baravuga bati ngiyi Minembwe twayifashe. Ntabwo bigeze bayigeramo papa, oya suko bimeze. Ruhina Amavi rero ifite agaciro gakomeye cyane ko kugenzura aka gace kose. Menya ko rero nanono Irundu hafi yo mu Karingi naho nuvuga ngo ni inyuguti ba mu Minembwe bamaze kuvuga niba Irundu mu Karingi bamfite ukuntu bamaze kuhagenza. Gakenke nuko nguko, Bidegu nuko nguko. Ukumva ko rero ari ikibazo gikomeye cyane, ukabona ko Irundu wenda yo batarayifata mu buryo bwuzuye, ariko mu gihe cyo bava mu Karingi baka exercer pression hariya byanga bikunze kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma yenda ahangaha ntabwo dushobora kuza kuhava tutagiye sasa aho M23 na Abduk Intare n'Amadubu en general kanjye mbituryo Intare n'Amadubu bavuze bati niba muri kuhatuatakana imbaraga hari natwe turabatakana imbaraga ahangaha tubakonkobokane namwe yego Minembwe mushobora kuyifata, ariko niko ngo dushobora kujya gufata ahantu ukagenda ngo ugiye kudefanda amafiga amafiga wagaruka ugasanga muri saro yawe ugasanga saro yawe yo bamaze kuyikabata yari niko bijya bigenda. Ukavuga ati reka njye kurwana n'amafiga n'ibiki, ariko wajya kugaruka ugasanga saro tayari yabaokipe ndetse n'ibindi bice. Uko rero nuko nguko situation imeze. Bamwe nabo barakumanukira bavuga bati ariya kwa Colonel Mitabu mu Ndondo baravuze bati icyo tugomba gukora ni iki, reka tuadvancinga na hangaha twiyinjirire Uvira. Noneho abandi nabo mu gihe bakirimo kurwana no kwinjira muri Minembwe, abandi baravuga bati barinjira bagukuriramo Muramvya, barakomeza baragenda bakuramo na Mitamba, baranje bageze ku musozi wa Kirungwa barahagara bavuga bati Uvira turimo turayireba neza, namwe niba murimo muri advancinga Minembwe ntacyo natwe tuzaba turi aho mukuri igikoresho buri kamwe kose aho kava, natwe tugiye kuba turi kwa kontrola ku buryo kibishobora koroha bakagukatinga mu buryo bwose bushoboka. Uko niko situation ihagaze magingo yanga umuntu dushobora kuvuga uko Mitamba irakontororwa n'abasore ba Colonel Mitabu ndetse na Kirungwa gace kaba, ariko Kirungwa yose ntabwo yabaye tombe, ko yabaye tombe nibwo mwumva panike, yabaye panike mu mujyi wa Uvira, nibwo mwumva urusaku rwabaye urusaku mu mujyi wa Uvira, nibwo mwumva ibintu byabaye bibi cyane. So nuko nguko rero navuga situation ihagaze muri icyo cyerekezo. Hanyuma andi makuru nshobora kugarukaho ni ibyatangajwe n'umunyamakuru bita Rodriguez Katsuva. Rodriguez Katsuva ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane ndetse banavuga n'inkuru za nyazo ziri verifiye, ziri siriye verifiye. Ni umwe mu banyamakuru b'ibitangazamakuru bikomakomeye biri internationale, icyo kimwe n'aba ba Steven Wembi. Buriya inkuru z'indani kwa ndani usanga Rodriguez Katsuva ndumva yashobora kuba yarakoreye, niba kinayikorera nibyo ntamenya, Jeune Afrique, kandi Jeune Afrique karisa inkuru zayo na niyo inagurisha ku bindi bitangazamakuru inkuru yo iragurisha. Ndumva yarayikoreye nkuko ashobora kuba ubungubu sindamenya niba akoreye iki kinyamakuru mperuka yakoreye na Washington Post, je crois, na Radio France Internationale ndakeka. Uyu mugabo rero ni umwe mu bagiye bashyirwa mu majwi na leta ya Kinshasa imwamagana ivuga ko ngo atage inkuru zibogamye, kuko ni umwe mu batanga inkuru za nyazo. Yaje kuvuga ko AFC M23 ifite ngo umugambi udasanzwe nkuko we yabitangaje, nkuko inkuru ye ibivuga, ariko nabonye na Bwiza nayo yagiye bigarukaho. Ikinyamakuru Bwiza cyabibyanditse nacyo kiravuga kiti bagiye kubashyira ku ikarayi, ntabwo biri buze koroha na gatoya,
reka tubihanga amaso tubirindire. So situation uko imeze rero biravugwa ko M23 bitewe n'ibitero iri kugabwaho, kabone nubwo hari gutumizwaho mu biganiro, ariko yanditse ati M23 igiye kwigarurira ibice byinshi, ati igiye kwagura ibice, ati uko abantu batabitekerezaga, ati uko abantu batabizi, ati ubu ngubu niko bigiye kugenda. So nuko nkuko situation imeze, aya nama kundi buze kugaruka mbabwira ibice bikekwa, ariko cyane cyane ngo axe ya Grano ngo niyo ishobora kuza kwibasirwa nkuko yabitangaje, afite ingingo yagendeyeho, natwe turazifite ahangaha, turaza kuzibagezaho mu makuru yacu ataha. Ni kuri Nino TV musanzwe mudukurikiranira, abasubscribe bo murabizi murahari, nyamuneka niba ikiganiro kikugezeho hita ukanda kuri like ku gikumu kiri hasi kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bibagereraho ku gihe. Dusubire mu kanya kari imbere, makuru yacu yo nakagaruka. Bye.